turabasuhuje bakunzi ba Country FM, ego bakunzi nanone b'ubutumwa bwiza, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa, kandi turabashimira ko mukomeza kudukurikira ndetse mukanagaragaza ko hari iki kiganiro kigenda kibungura mutari musanzwe musobanukiwe. ego nkanavuga ngo kuri twebwe uwo niwo munezero wacu nk'abavuga butumwa bwiza. Turabashimiye rero cyane mwe munadukurikiye aka kanya ndetse n'abazadukurikira, tubizeza ko nubundi tugiye kugirana ikiganiro cyiza kiza kumara isaha. Ariko wowe ufunguye aka kanya udasanzwe dukurikira iki kiganiro ijuru ntirikorerwa, kinyura kuri Country FM buri wa kane ku isaha ya 2 z'ijoro kugera 3. ego Ngiye uvuga rero nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nkaba ndi kumwe na mwene data tugiye gufatanya kino kiganiro, nawe ngira ngo abibwire abasuhuze ubundi twinjire mu kiganiro. Imana ishimwe cyane. Nanjye nshimiye Imana iduhaye kuzana none kuganira namwe mwese mutwumva ikiganiro cyiza kivuga butumwa bwiza, inkuru nziza umuntu yumva Imana yamuha kuyizera akaruhuka. Dore ko umuntu ajya abaho igihe kinini arushye, afite iyobokamana arimo, umuntu akanarisaziramo ariko akaba nta byiringiro byo kujya mu ijuru umuntu afite. Ego umuntu akaba yarakoze byose bishoboka yumva nta cyasigaye, ariko umutima umucira urubanza ntuvemo, akagumya kumva nanone agifitanye ikibazo n'Imana. ego nuko ataba yarabwiwe ubutumwa bwiza, ahubwo aba yarabwiwe ikindi. Kuko ubutumwa bwiza bwo Imana itanga bubohora umutima w'umuntu. ego umuntu agakira noneho ubwoba bwamubwiraga ko azarimbuka. ubwo bwoba umuntu agendana bwo kwibaza hazajya nyuma y'urupfu, ubutumwa bwiza bukuramo ubwo bwoba. amen. umuntu noneho akagenda mu isi yumva abanye n'Imana amahoro. umuntu akaba mu isi yumva noneho afite ubugingo buhoraho, agihumeka. amen. Dore ko kuba atarabimenya bibaza ukuntu umuntu ashobora gutunga ijuru agihumeka. ego ariko iyo utaribonye ugihumeka, iyo upfuye hanyuma y'urupfu ntaryo ubona. ego bisaba ngo uribone ukiri hano uzave mu isi ariko uzi kutashya iwanyu mu ijuru. amen. rero twe dushimira Imana ko yashimye kuduhishurira uko ikiza umuntu, yego kandi kadukiza. ni nayo mpamvu dufite ubwo burenganzira bwo kubabwira uko umuntu akizwa. tunavuga ko umuntu utazi uko bakizwa ajya areka kugira ibyo abwira abantu kuko ntabyo. yego udashobora kubwira umuntu uburyo cy'Imana yamubona ari intungane, nta butumwa bwiza ujya uvuga. yego rwose, kuko Imana irashaka kugira ngo muzabane mu ijuru, irashaka ko ikubona uri intungane. amen. ni ikibazo gikomeye rero cyayobeye isi, kwibaza uburyo umuntu yaba intungane akiri mu isi. abenshi bajya batubwira ati umuntu agihumeka, umuntu akiri mu isi irimo Satani, umuntu akireba agacumura, umuntu akifuza, umuntu afite ibyo ashaka. ati ni gute muvuga ko umuntu yaba intungane? ariko turasaba twumva mwese kugira ngo Imana ibahe kudutega amatwi kugira ngo mwumve uburyo cy'Imana yabigenje, cyangwa se uburyo cy'Imana igikorwa Imana yakora mu mutima wawe ukarara uri intungane. amen. ntabwo kuba intungane bisaba urugendo, yego ahubwo kuba intungane hari icyo bisaba, naho wica witwumva aka kanya ukabayo. amen. ego rwose nicyo biyita no kuvuka nyine ubwa kabiri. amen. rero njye tugiye kubana mu kiganiro ku mazina nitwa Nahimana Patrice. ariko ndasuhuza n'abantu bakijwe bose batwumva. amen. nyine data bose twahuriye muri Kristo Yesu. yego abantu bafite ibyiringiro bifite ubugingo, abantu batazarimbuka kugeza iteka ryose. yego aho bari hose abatwumva n'abazatwumva nyuma, turabasuje mu izina rya Yesu. amen. Yego rwose. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego.
turagushimiye Imana yacu, wowe Mana y'urukundo, wowe Mana y'imbabazi nyinshi, wowe Mana ugira neza bugacya bukira, wowe waremye byose kandi wowe uzi byose, wowe tangiriro rya byose ukaba n'iherezo ryabyo. Turagushimiye cyane ko wakunze umwana w'umuntu ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, turabo gucirwa witeka, turabo kwanga urunuka, ariko ugashaka igisubizo, ugashaka inzira aho byari bigoye cyane, ukemera kwishyiraho ibyaha byacu, ndetse ukemera kwiha igihano cyari kidukwiriye, kugira ngo uyu munsi mu isi haboneke abakiranutsi, abantu utabaraho icyaha. Muri abo natwe turimo. Niyo mpamvu duteruye amagambo tugushimira. Tugushimiye kandi kubw'ubu buryo washyizeho bw'ivugabutumwa. Ni wowe wenyine wabasha kugira icyo ukora kigakoreka. Wowe rero waciye inzira kugira ngo abakurikira radio bumva ubutumwa bwiza, nabyo turabigushimiye. Tugushimiye igihugu cy'u Rwanda waduhaye kubamo, tugushimiye ubuyobozi bwacyo, tunabusabira kugira ngo ukomeze kubuha gukora ibihura n'ibyo ushaka. Dusabiye abari kumva ubutumwa bwiza kugira ngo imitima yabo icire bugufi kumva ndetse no kwizera ibyo wakoze muri Kristo bihagije kugira ngo umuntu nabyizera abone ijuru. Dusabiye bene data aho bari hose kugira ngo bakomeze kwibwira ibyawe, ntibaheranwe n'ubuhenzi bw'isi, ahubwo bagendere mu bushake bwawe kugeza igihe tuzasohora iwabo amahoro. Urakoze ku bwa byose. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza tukavuga ko twahawe ijuru ku buntu, ikibazo kimwe mu bibazo abantu bibaza ni ukwibaza ngo amategeko y'Imana muyashyize. Ego rwose. Ego. Abantu batabibaza amategeko y'Imana muyashyize. Ego rwose. Mbese nkaho tutayemera, nkaho tuyarwanya, kubera ko tuvuga ko umuntu agirwa umukiranutsi no kwizera Yesu. Ego. Imirimo itegetswe n'amategeko itabigizemo uruhare. Ego. Kuko rero tuba tugira ngo musobanukirwe ibyo natwe Imana yaduhaye kumenya. Ego. Uyu mugoroba duhari kugira ngo tuze kubasobanurira uruhande rw'amategeko. Ego. Ese amategeko yo mw'iyi nzira amazemo iki? Ni icyamarira umuntu. Ego rwose. Kuko icyo kibazo abantu benshi barakigira. Ego. Hashingiye ko barwana nayo cyangwa se bashaka kuyubahiriza bakisanga bayishe. Ego. Bibaza ukuntu twe tubaye intungane. Yego. Kandi ahari. Ariko nabatwumva nyine tugiye gusobanura umumaro wayo nayo. Yego. Kuko arahari. Yego. Kuko arahari. Arega ibyanditswe byera byose n'ukuri. Yego rwose. Ahubwo gusa ikiba kigoye ni ugusobanukirwa icyo bivuga cyangwa icyo bisobanura. Yego. Ariko amategeko rwose ni ijambo ry'Imana. Amategeko turayemera yose yava akagera, nta n'akadomo gakwiriye kuvaho. Ejo bundi umuntu aherutse kutubwira amagambo abo muri Matayo, twari mu ivugabutumwa ahantu mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko riduhuza n'abantu benshi. Atubwira amagambo Yesu yavuze muri Matayo mu gice cya 23, avuga ngo abwiraga abafarisayo uburyo bagira ibintu bakora bimwe byo mu mategeko ariko bakirengagiza ibindi. Yego. Ati mwari mukwiye kubikora ariko na bya bindi mutabyirengagije. Yego rwose. Ati mbona ko Yesu yashimangiraga ko amategeko yose yava akagera akwiye kubahirizwa. Reka mvuge ngo nibyo. Yego. Ariko yashakaga kubereka icyo abo bafarisayo. Yashaka kubereka ko ubundi amategeko nta muntu yashobora. Ahubwo bo baragenda bakijonjoreramo ayo bashoboye. Yego rwose. Baje bavuga ko bereza amategeko bakabavuze yandi barobanuye mu yandi. Bamwe bakavuga bati twebwe tuzibanda cyane ku isabato. Yego.
abandi bati ku bijyanye n'amaturo, abandi ibindi. Ariko siko amategeko burya ameze. Amategeko ntabwo ari nka self service. Self service ni uburyo bategura ibyo kurya buri wese akiyerura. Ntabwo ari gutya. Iyo bisaba ngo uyakurikize yose yava akagera udasimbutse na rimwe. Ubwo rero reka mvuge ngo amategeko nibyo Imana yarayatanze, ariko yayatangiye iki nibyo tugiye gusoma twifashishije urwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 3 umurongo wa 19 no 20 wadusomera. Kansome muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ndaza gusoma muri Bibiliya yera. Rwose haravuga ngo tuzi ko ibyo amategeko y'Imana avuga byose abibwira abagengwa nayo, kugira ngo hatagira ubona icyo yireguza, kandi ngo abari mu isi bose bashyirwe mu rubanza imbere y'Imana. Ngiyo impamvu nta muntu n'umwe ube ntungana imbere y'Imana yitwaje ko akurikiza amategeko yayo. Icyo amategeko abereyeho ni ukumenyesha umuntu ko yacumuye. Amen. Imana ishimwe. Mu iki Kinyarwanda gisanzwe Bibiliya yera, twe nta kibazo tugirana n'ibinyarwanda indimi, no kugira zifasha abantu gusa kurushaho kumva ibintu. Tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Amen. Ubwo ndumva bahise bavuga n'umumaro wayo. Ariko Padiri, ibintu biba byanditse hano ariko abantu batabizi. Abantu bajya mu byanditswe bakajya muri za Yesaya, ntabaza ndagutabara ngoreke ibikomeye biruje biri imbere utamenye, bakajya muri Maraki mu ngeragereje rya 10 n'amaturo, kugira ngo bagomororere imigisha muburaho muyikwirwa. Ibi byanditswe bigeza abantu mu ijuru, ntabwo abantu babizi ko binaba muri Bibiliya. Ibyo ntabwo umuntu ababizi, ariko ni nacyo natwe kitubesheje aha, kugira ngo tubabwire nyine ibintu basoma mu byanditswe. Umwe rimwe ngo yaravuye mu giterane ahandi Yerusalemu, ariko agenda ngo asome ibintu, ariko ngo atazi ngo ari ibi. Gusa umuvandimwe aramubaza ati ese ibintu uri gusoma urabyumva? Aramubwira ati mve sindi kumenya ari ibiki. Biba ngombwa kabisobanurira. Amen. Natwe niyo mpamvu turi hano, no kugira ngo ibyo bintu mutasobanukiwe tubibasobanurire. Twe rero niyo mpamvu n'umutwe w'ikiganiro uvuga ngo ijuru ntirikorerwa, nuko tuzi ko amakuru abantu badafite n'ay'inzira banyuramo kugira ngo bajye mu ijuru. Sibyo? Umuntu amara imyaka myinshi yitwa umukristo ariko ataramenya ngo najya mu ijuru gute. Ese nimfa nzajya mu ijuru? Iyi assurance atari yayigira mu mutima we. Reka tubwire umuntu ukurikira umeze utyo nturakizwa. Imyaka yose waba umaze ukora imirimo yitwa ya gikristo, ukora imirimo y'idini, imyaka yose waba umaze warakorewe imihango yose ikorerwa abantu bayobotse amadini agiye atandukanye, niba wumva ushidikanya ko upfuye wajya mu ijuru, icyo ni ikimenyetso simusiga cyo kutari wakizwa rwose. Amategeko twihuse rero ibyo avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Imana yashimirwa amategeko. Ahubwo nkuko biri bivuga ntakwiye kubavaho n'agace, kuko afite umumaro ukomeye. Rwose kuko icya mbere abibwira abantu batwarwa nayo. Ubwo umuntu utwarwa nayo ahari hose ari haratwumva, ariko turamubwira nubwo agutwara dore impamvu agutwara, ngo ni ukugira ngo utsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ikindi Kinyarwanda cyavuze ngo ni ukugira ngo akanwa kazibwe, kazibe umuntu atuze. Burya kandi bitabanje kugenda utya ndi wanemera ubuntu bw'Imana, ntabwo wakemera impano Imana itanga. Bisaba ngo umuntu abanza asobanukirwe se umumaro w'amategeko ni uwuhe. Kuko kubera ko abantu bigishijwe ko bahawe amategeko kugira ngo bayubahirize bajye mu ijuru, cyahise kiba ikibazo umuntu agahangana nayo akabona ntajya yubahiriza. Nkunda ukuntu Yakobo noneho yagiye kubivuga we neza, aravuga ngo ucumura rimwe ukabuyishe yose. Kandi iyo bitekereje neza usanga iryo rimwe twararyiciye muri Edeni, umuntu avuka yarayishe. Imana yabwiye Adamu na Eva ubundi itegeko rya mbere niho rihera,
itegeko rya mbere rihera muri Edeni. Imana ibwira Adamu na Eva ati ntimukagire urye, burya naryo ryari iryo barabanza bararyice tuba turyiciye muri we. Yego rwose. Ubwo rimwe twararyishe tuba tuyishe yose. Ubwo kandi kuva twarayishe yose byarapfuye. Okay. Ariko umumaro wayo kwari kugira ngo akanwa kose gatuza. Amen. Bivuze rero ko udukurikira nkuko umuvandimwe bivuze ubundi tuvuka twarayishe. Yego rwose. Ariko twanakura tukarushaho no kuyica nanone. Yego. Bivuze rero ko iyo wibonye ko wisha amategeko y'Imana, ubundi nyine nicyo amategeko amaze no kugira ngo akwemeze kuri umunyabyaha ubundi. Yego. Amategeko akora umurimo mu rukiko rusanzwe wakwita nk'umushinjacyaha. Umushinjacyaha burya kuko umuntu wese abashaka kugaragaza ko ari umwere. Yego. Ko bamubeshyera. Ubundi iyo abantu babiri bagiye mu rukiko burya ni nabo mumaro kandi koko wabashinjacyaha nabo burya ntibabona uko baruca nta mategeko. Urakoze. Ego. Kuko buri wese aza yumva ari buri mukuru. Burya rero umucamanza watora igitabo cy'amategeko akavuga ati kanze turebe noneho uri mukuru muri kwegeza nkana. Umuntu rero wese ukiri mu rubanza imbere y'Imana, amategeko abakimushyizwe imbere. Yego rwose. Kugira ngo amategeko amwereke ko ari umunyabyaha hashingiye ko yisanga yayirebeyemo yaramaze kuyica. Yego rwose. Hanyuma akanwa ke kakazibwa kongera kwitekereza nk'uwakora byiza ngo yemerwe imbere y'Imana bikarangirira aho ngaho. Kandi aho urumva muvandi aho ubugeze ni heza ni naho hanakomeye. Burya ni naho Bibiliya ivuga ngo umwuka nagera ku muntu azamutsinda icyambere amwemeza iby'icyaha. Kuko abantu ntibigeze banamenya iby'icyaha. Kuko urumva kugira ngo akanwa kazibwe ni ukugira ngo umuntu niyirebera mu ndorerwamo yitwa amategeko ubona uri umunyabyaha. Noneho nubona uri umunyabyaha uhita utsindwa imbere y'Imana. Nutsindwa uhita uvuga ati ninde wantabara. Ubundi burya ni naho umuntu akenerera ubutumwa bwiza. Ariko reka mvuge ko nta nubwo wakabaye uhita uvuga ngo gutabara wari ukwiye kubanza ukwemera ko ubwo watsinzwe hakwiye gukurikiraho igihano. Buryo urubanza rwabo utsinze igihano cyo kiba gihari uko byagenda kose ntago watsindwa ngo igihano kibura. Urakoze cyane. Iki kintu hano ukwiye kukimenya. Umuntu wisha amategeko burya na buri ngingo y'amategeko ibigaragaza ngo umuntu warenze ku byo iryo tegeko rivuga ahanishwa igihano kimeze gutya mu gitabo mpanabyaha cy'amategeko runaka y'igihugu runaka. Imana rero yavuze ko uzica itegeko na rimwe igihano azahanishwa ari urupfu rw'iteka. Yego rwose. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu kujya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Ntabwo bamuhanisha kumubwira ngo subirayo noneho ugenda ubanza ukosore. Kuko hari umuntu uvuga ati nubwo nishe isabato ku weekend iyo ubutaha noneho nziminjiramo agafu. Ntabwo ariko amategeko akora. Iyo yishe ugomba guhita witegura n'igihano. Nuko abantu bagomba kumva amategeko. Ni ukumva ko Imana yashyiriyeho kugira ngo niba usanga warishe na rimwe umenye ko ikigukwiriye ari ukujya mu nyanja y'umuriro n'amazuku ukababazwa iteka ryose. Nicyo gihano cy'abanyabyaha. Hanyuma se ko abantu bose bayishe. Urakoze cyane. Ubwo rero bose bari bakwiriye. Icyari gikwiriye abantu bose ni ukujya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Kandi baravuze ngo akanwa kose. Yego rwose. Utitaye kuri ngeso nziza, kuri mico myiza, kuri morokore, kuri na runaka, bose imbere y'Imana baratsinzwe. Barabo kujya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Kandi Imana ntiyakwivuguruza. Ni umucamanza utabera. Utanaha ruswa. Nta ruswa, nta muntu wavuga ati genda umumbwirire ati bingiremo. Imana icyo yavuze ibigomba kugikora uko byamera kose. Ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego urumva nuko nanone ari Imana ibitanga kubyumva. Ariko nabwo Paulo bivuga yavuze ko imbaraga ikiza mu butumwa bwiza. Tuzakomeza tubuvuge kuko imbaraga ikiza ni hibi. Urumva abari mu isi bose ku mpamvu z'amategeko barabanza bagatsindwa mu rubanza rw'Imana. Ari ibintu biba bikomeye. Abantu bajya bavuga ko ari abanyabyaha ariko bisaba ngo wumve urwego uriho umunyabyaha.
kuko kumya uvuga ko uri umunyabyaha hari ugira ngo biroroshye ukagira ngo uzabikosora. Yego. Abantu badukurikira bakwiye kumva urwego bari abanyabyaha. Okay. Abari mu isi bose twatsinzwe n'urubanza imbere y'Imana. Twari dusobanuye ko rero iyo urubanza rugutsinze uretse n'Imana n'imbere z'abacamanza basanzwe. Yego. Bahita basoma n'igihano. Nibyo rwose. Tubonye ko igihano Imana iha umuntu watsinzwe n'urubanza imbere zayo. Yego. Ni urupfu rw'iteka. Yego rwose. Ni ukujya mu nyanja yaka umuriro n'amazu. Bagakoza bavuga rero ngo ngiyo impamvu nta muntu ushobora kugirwa intungane imbere y'Imana yitwaje ko yumvira amategeko yayo. Amen. 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 Ari ikindi kintu nshaka ko tusobanura dukuraho. Yego. Hari abantu bavuga ngo abatsinzwe n'urubanza ngo nibazi babarambikeho ibiganza. Icyo cyo n'umwanda. Wenda badukurikiye babikora batwihanganiye. Ariko icyo cyo ntabwo ari cyo binateye isoni. Yego. Binateye isoni kuba ikibazo n'umuntu bikurambikaho nawe aba yaratsinzwe n'urubanza. Burya aramutse bavuga ngo abatsinzwe n'urubanza yakabaye nawe yiyumvamo. Yego. Akaba yiyumvamo noneho bose uko bari aho niba ari mu rusengero cyangwa handi bagatsindirwa n'urubanza imbere y'Imana. Ariko ikibazo yego nanone bakaba bumva igikurikira. Ko atari ugupfukama. Yego. Ko atari ukumanika amaboko. Yego. Ko atari kuyarambikwaho. ko atari ukurira. Yego. Ahubwo ko igikurikira ko atari no kubyicuza. Yego. Ko igikurikira ari ugutegerezanya umujinya umuriro uzajyamo abanyabyaha. Amen. Sibyo gutyo nibyo byo. Yego. Ariko hejuru yuko twatsinzwe twese. Yego. Hatavuyemo n'umwe. Amategeko akaba ari yo noneho muhamya simusiga. Waba warishe rimwe ukabuzi ko wayishe yose kandi ko cyari gikukwiriye ari ukurimbuka. Aho niho hazira inkuru nziza nko kumuvandimwe ari kubivuga. Aho niho nyine kandi urumva impamvu tubanza gusobanura ibyo bisaba ngo buri muntu udukurikiye abanze kuko icyiza gihari. Bavuze ngo kugira ngo abantu bose batsindwe. Ubwo abatwumva bose. Yego. Niba uri murokore nkuko wari umuvandimwe yarabivuze. Niba uri masera. Niba uri umufurera. Niba uri padiri cyangwa uri pastor. Mu manuke twese dutsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ku murongo wa 23 w'iki gice. Yego. Baravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha. Yego rwose. Ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Babyanditse wowe utaravuka wowe dukurikiye. Yego rwose. Kandi bagushyira muri bose. Yego. Ibyo rero iyo umuntu amaze kubyumva neza ku rugero rwiza niho ukenerera ubutumwa bwiza. Amen. Yego rwose. Reka tuvuge ngo mu butabera bw'Imana tumaze gutsindwa n'urubanza. Yego. Kandi twaranakatiwe kurimbuka. Yego. Yadushakiye uwibaraho. Amen. Ibyaha byacu. Yego. Ariko n'igihano yagombaga kuduhana. Yego rwose. Kugira ngo ubutabera bw'Imana yego busohozwe. Ariko n'urukundo rwayo narwo rugaragara. Imana ihimbazwe cyane. Urumva nyuma yuko tumaze kwica amategeko y'Imana. Yego. Urubanza rwadutsinze. Yego. Tukisanga dukwiye guhanwa. Yego. Igihano cy'urupfu rw'iteka. Yego. Tukaroha mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Imana mu rukundo rwinshi. Yego. Rwinshi cyane. Yateguye uburyo bwo gukora iyo operasiyo. Yego. Uziko Imana ari umuhanga cyane. Yateguye uburyo bwo kwica umunyabyaha kurumva ntiyari kubura kumuhana. Ntabwo ujya yisubiraho. Yateguye uburyo bwo kwica umunyabyaha ariko imwiciye muri Kristo. Amen. Kugira ngo ibone n'uburyo imuzurira muri we. Amen. 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 Ibitanze ubutabera kandi. Ibitanze ubutabera. Ibitaretse guhana. Yego. Ariko nanone ibinababariye umunyabyaha. Amen. Ibintu bibiri bigendere hamwe. Amen. Njya nshimira Imana nyine Yesu yakunda kuvuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Kuriya mu rukiko rusanzwe bagukatiye igihano cy'urupfu. Yego. Sinzi icyo umucamanza yakora ngo akwice unatahe. Yego. Ntabwo bibaho. Ni ikintu cyamukomerera mu buryo bw'abantu ntabwo byashoboka. Ariko ibidashobokera abantu ku Mana byarashobotse. Hano hepfo ku mirongo ikurikira. None nko kwa 21 reka tuyisome twihuta. Wenda tuyisome tugeze 24. Haranditse ngo ubu ariko Imana yagaragaje uburyo igira abantu intungane imbere yayo
amategeko atabigizemo uruhare. Yego. Ubwo buryo bwemejwe n'amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi. Yego. Ibagira intungane babikesha kwemera Yesu Kristo. Ibigirira abamwizera bose nta kurobanura. Ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibagera ku kigero cy'ikuzo ry'Imana. Ngo ariko none Imana yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. Amen. Yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. Cyate twarikira aho ngaho sindikwe nsoma hano cyane. Birasobanutse cyane. Yabahereye ubu kuba intungane. Yego. Yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. Na Kristo Yesu. Yabahereye iki kintu kirakomeye. Kumbe Imana yahereye umuntu kuba intungane ubuntu. Buryo umuntu yaba intungane ku buntu. Yego. Yego. Igituma abantu badakizwa bashaka kuba intungane atari ubuntu. Nibyo. Imana yabahereye ubuntu kuba intungane. Babikesha gucungurwa na Yesu Kristo. Yego rwose. Wa muntu watsinzwe n'urubanza. Yego. Warukwiye kurimbuka. Yego. Agiye kubona umucunguzi. Yego. Witwa Kristo Yesu. Yego rwose. Yego. Noneho rero uwo mucunguzi ubwo abijemo. Yego. Ubutungane bugiye kuboneka. Yego rwose. Urumva ko kandi koko nshingiye ko bari bavuze mbere uko twatsinzwe n'urubanza. Nta kindi cyo gukora cyari gihari. Yego rwose. Urumva twari dukeneye umucunguzi ariko nawe yarabonetse. Imana ishimwe. Imana yohereje Kristo mu isi iramwohereza araza we avuka mu buryo butandukanye nubwo twavutsemo kuko twari twaravukanye icyaha. Yego rwose. We avuka nta cyaha. Avukira mu isi buriya mu bundi buryo bw'ishurirwa. Yego. Ni Imana yari ije kwikorera iyo operasiyo n'ubundi iza muri Kristo Yesu. Yego. Kuko Kristo niwe waremye isi ayiremesheje ijambo. Nibyo. Ni Imana rurema rero. Yego. Yaraje rero avukira mu mwari Mariya ariko avuka adafite icyaha. Yego. Gusa yambara umubiri w'umuntu. Amen. Yambara kamero k'umuntu. Amen. Kugira ngo none ibyaha by'umuntu bibonaho bifata. Amen. Amen. Araza yemera guhinduka umunyabyaha ku bwacu. Ubundi nkunda kuvuga nta kigorogota hajyanwaga ibivume emi. Yesu yagiye hajyanwaga abanyabyaha. Ngira ngo abadukurikiye banazi ko yahuriyeyo n'ibisambo. Ko hajyanwaga abantu babi bafite ibyaha. Yesu abadukurikiye mwese mukaba muzi ko atigeze akora icyaha atanakivukanye. Kuki nawe yajyanywe igorogota h'ibivume bijya. Ni ikigaragaza ko ari emire bari bajyanye yo muri Yesu. Yego rwose. Yego. Yego rwose. Aho rero niho ubutungane buri. Yego. Yego. Abantu babyumve neza. Kuko ubutungane ngo ni imbere y'Imana. Yego. Imbere yayo. Kuko n'ikibazo niyo twari tugifitanye nayo. Yego. Sibyo? N'ubutungane rero twabubonye imbere yayo Imana. Kuko hejuru bari bavuze ngo n'urubanza rudutsinda. Yego. Dutsindirwa imbere yayo. Amen. Yego rwose. Urumva no kuba intungane byasabwa ko tubaza imbere yayo. Amen. Urumva ko atari no kuba intungane imbere yayo. Ni imbere y'Imana. Imana ibihimbariza. Amen. Urumva Imana yo yatubaragaho ubunyabyaha. Yego. Kuko imufasha ikabubara kuri Yesu. Yego. Wigize umuntu kugira ngo ahagararire abantu. Yego rwose. Ikabi imuhaye n'igihano gihwanye n'icyo twari kuzahanwa. Yego. Tugiye mu nyanja ya kumuriro n'amazuku. Yego. Bivuze rero ko noneho Imana yo mu butabera bwayo izi ko emire yahanwe. Yahanwe ryari umunsi Kristo ahanwa cyangwa apfa. Yego. Umunsi Kristo apfa. Yego. Apfuye nk'umucunguzi wa emire. Yego. Burya Imana yarampanye. Yego rwose. Kristo azutse Imana ibihamije ko igihano cyanjye kirangiye. Ahandi niko ijambo rivuga ngo yapfiriye ibyaha byacu azurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Amen. Iyo mvuga rero ko ndi intungane mvuze ngo igihano nari mfite guhanwa kubera ibyaha byanjye cyararangiye ubwo Yesu yapfaga akazuka. Yego rwose. Imana yampaniye muri Kristo. Nta rubanza ngifite imbere y'Imana rwarangijwe n'urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Ubwo abadukurikiye ni mu rubanza. Yego. Intungane mu rubanza. Yego. Ubwo kandi abantu mwazaga muririmba iyi ndirimbo ivuga ngo Uwiteka umucamanza. Yambonyeho amaraso. Ntabwo ncira urubanza rubi. Ntabwo ruba rukibaye rubi amaraso ya Kristo abije. Ahubwo kwita umukiranutsi. Amen. Urumva ko
Imana ishimirwe iyo operation yakoze. Yego. Wari umaze gusobanura ukuntu Imana yakwiciye muri Kristo Yesu. Amen. Imana noneho cya gihano cy'urupfu yagombaga kukwica, ugira amahirwe upfira muri Kristo. Amen. 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 Imana Kristo arakwambara kugira ngo Imana ibone uburyo ikwica. Yego rwose. Gusa ariko ibi nahise numva amahirwe wowe wagize. Yego. Nuko wapfiriye muri Kristo. Ufite gupfa n'uzupfira handi. Ari nabyo byago abazipfira. Yego. Bazahura nabyo, bazaba bafite ingorane. Ubwo umuntu ufite amahirwe ni umuntu wamenye ko yapfiriye muri Kristo. Igihano cye kikarangirizwa muri Kristo. Amen. Nkunda ukuntu ku munsi wa gatatu Kristo azutse, bigaragaza ko kumbi we yarari muri operation y'umuntu. Yego. Kuko we ku munsi wa gatatu yarazutse. Yego. Nkunda n'umuririmbyi uvanga ibyaha byanjye abihamba mumva, maze arazuka ngampuze na se, nagaruka nzamushimira ibyo. Nanjye nzabimushimira. Ariko n'ubu yego. Ubwo tuvuga ko turabere ni mu rubanza, ni mu rukiko rw'Imana. Yego rwose. Twahinduwe abere niki? Dosiye yacu yari mbi cyane rwose. N'izabandi bose. Ariko twemeye iki ngiki. Twemeye ko ububi twabazwaga bwose Imana itatoranyijemo. Aribwo yabaze kuri Yesu. Ari nabwo Yesu yazize. Kandi Yesu yarazutse arangije igihano cyacu. Ntabwo Imana rero yakomeza kumbaraho ibyaha kandi yari bibaze kuri Kristo yaranamuhannye. Yaba yishyuje umwenda w'icyaha inshuro ebyiri. Niyo yabihindutse inyabyaha. Yego. Ariko nayo ntiyabikora, kuko umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo nayo imaze kubona amaraso. Yego. Mu yandi magambo, imaze kubona yishe umunyabyaha apfuye. Yego. Yaravuze ngo uhereye none ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzongera kubyibuka ukundi. Abaheburayo 10:17. Yego rwose. Ahandi mu Bakorinto ba 2:5-19 ngo kuko muri Kristo. Yego rwose. Ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi. Yego. Ntiyabikibabaraho. Imana yimbaza ibicumuro byabo. Yego. Imana yiyunze nawe muri Kristo. Amen. Ntiyaba. Yego rwose. Ikikubaraho ibicumuro. Kumbe ubyibaraho kubera kutizera ibyo. Reka nkubwize ukuri. Aya ni amakuru meza. Iyo yitwa inkuru nziza y'umukiro. Ariko se ko byumvikana dukurikiye winangira umutima. Yego rwose. Kandi kiza gihari nta nindi nzira uzacamo. Nta bundi butumwa bwiza bubaho. Ubutumwa bwiza nubu. Yego rwose. Ubutumwa bwiza nubu kubwira ko Imana yakwiciye muri Kristo. Ikanahakuzurira uri cyari mu gishya. Nibyo wizera mu mutima ukagirwa intungane. Kuba intungane turabigirwa, ntabwo tubyishakamo, nta nubwo turwana nabyo. Turabigirwa kandi tukabigirwa n'urukiko rw'Imana. Imana ikatwemerera tuvuga ngo ninde uzanaturega. Ikavuga ngo ntawe, ngo yaba ari Imana kandi ariyo yakoze iyo operation, yaba ari Kristo niwe waducunguye se. Urumva uziko nta muntu wo kuturega uhari. Umuntu wo kuturega ntawe, kuko aba yari uwaturega yakaba yari Kristo niwe waducunguye, yakaba yari Imana kandi niyo yamwohereje mu isi kuducungura. Ayo magambo ari mu Baroma 8. Yego rwose. Ku murongo wa 53. Ninde uzarega intore z'Imana? Yego rwose. Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Yego. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ariwe wazipfiriye. Amen. Ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Yego rwose. Urumva ikishimishije kirimo izera ya makuru turi kuguha nta uzakurega. N'Imana ubwawe ivuze ko itabikikureze. Yego pe. Na Kristo ndiyaba kikureze kandi ariwe wagucunguye nyine. Yaba kikuriza. Nta kirego tugifite imbere. Ntacyo rwose. Imana ishimwe cyane. Umunezero. Iyi ni inkuru y'umunezero. Yego rwose. Inkuru y'amahoro. Ni inkuru y'ibyishimo byinshi. Yego. Ikwiye kumvikana mu matwi ya buri muntu. Ariko cyane ikemerwa mu mitima y'abari kutwumva. Yego rwose. Kugira ngo nabo bakire urubanza rw'ibyaha. Babane n'Imana amahoro. Yego rwose. Niba ushaka kubohoka, niba ushaka kuba mu isi udafite ubwoba bwo kurimbuka, niba ushaka kujya ugenda mu isi wumva uri intungane imbere y'Imana, kuko ubundi ikibazo unagifitanye n'Imana. Nta kibazo ufitanye n'abantu, kuko abantu bo muragihuje. Rero ubwo ikibazo gifite imbere y'Imana, Imana iri kuvuga ko noneho yakwiciye muri Kristo, inakuzurira muri we, ikugira intungane ku buntu. Ibyo bintu byizeza umutima. Abaroma 10 ku murongo wa 10. Umutima ni w'umuntu abyizeza. Yego.
kugira ngo twakire n'abadukurikiye. Yego kuko rwose. umutima ari umuntu yizeza Yego. akabarwaho gukiranuka akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Yego rwose. izera ibyo Yego. nawe Imana kuba ari nk'umukiranuka. Yego rwose. Birotomatike. Imana ishimwe cyane. Enda sinzi niba tutatanga umurongo Yego. kugira ngo abadukurikiye dusangire nabijambo. dusangire ijambo n'abakijijwe kandi batubwire umuntu wumvisha abaye intungane ku buntu Yego. nawe bitubwire. Amen. MTN ni 0782 44 21 25. Yego. Ndayisubiramo 0782 44 21 25. Airtel ni 0783 83 05. 0783 83 05. Ni muduhamagare dusangire ikiganiro. Twishimiye gusangira namwe iyi nkuru nziza. Yego rwose. Y'umunezero mwinshi. Kantere Femalo. Yes. Turakumva urinde uherereye he? Bari nabo ndi kuje rwo. Izina ntago twaryumvishe. Amazina muherereye he? Bari nabo ndi kuje. Yego. Wadukurikiye niki wakuye mu kiganiro? Tukunda ibiganiro mutugezaho kabisa. Yego, niki wakuye mu kiganiro cy'uyu munsi? Abatugejeje ibiganiro bya sawa tuba tubakurikiye. Uyu munsi niki wumvishe mu kiganiro cya kano kanya tumaze gutambutsa? Wakoze kudukurikira katwumve nabandi. Reka twite nabandi ashaka kuba abuze network. Yego. Warashima kubw'ibiganiro muri rusange. Tupakiriye ndabona ariho. We Urinde uherereye he? kugeze mbaye na bemerere mu mudugudu wa Ntambo umurenge wa Giheke. Ikiganiro cyadufashije. Yego Bernabe. Tumenye ko twatsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera. Kandi abari muri Yesu Kristo bagomba kubimenya. Niyo mpamvu rero njyewe ikintu nkuyemo cya mbere. Hanjye hari ikintu nibaza ku mategeko y'Imana. Yego. Avuga ngo nimba muvuga ko ijuru ridakorerwa ari iry'ubuntu. Yera yamvuga ati amategeko y'Imana ntago abarwa tuyihorere. Ariko haramubaye nk'abisobanura ati amategeko ni indorerwamo umuntu yireberamo ko yakosheje cyangwa atakosheje. Yego rwose. Icyo kintu rwose murakoze kukidusobanuriraho. Yego. Murakoze n'ibyo nakuyemo. Barinabe, hanyuma se kumana ubu uri intungane cyangwa uri umwere? Ngewe nkurikije uko mpagaze ndi intungane uko niyumva. Uko wiyumva? Ngewe ubwanjye. Ubwo ushingiye ku bikorwa byawe? Shingiye nyira ku bikorwa byanjye nuko nteye. Nuko niyumva nkavuga ati Yesu aramutse aje ubu ngubu byagenda bite. Nizera ko Yesu aje twajyana. Ubikesha ibikorwa byawe byiza? Ibikorwa byiza n'iby'Imana yankoreye byose no kugenda mu nzira zayo. Hanyuma rero ikizatuma Imana igutwara mu ijuru ryayo ntago ari ibikorwa byawe byiza. Ko twabonye ko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Abo kuriya gutsindishirizwa watangiye uvuga kugirwa bere imbere y'Imana tubikesha Yesu wahaniwe ibyaha byacu byose tutaranavuka. Icyo nicyo wizera mu mutima ukabaho Imana itakubaraho icyaha. Ukaba ufite itike y'ijuru mu buryo budasubirwaho ubikesha Yesu utabikesha ibikorwa byawe Bernabe. None se ko Yesu aravuga ati mugirire bose neza. Yego. Mukora imirimo myiza kandi hari ahandi bavuga ati Yesu azavuga ati nari ndwaye ntiwansuye ndafungwa ntiwangemuriye. Nyine byo ntabwo ari ibikorwa tugomba gukorera mu isi ababigomba.
urakoze ariko atari ibizaduhesha kwemerwa imbere y'Imana, ntabwo ari ibituma tugirwa bere imbere y'Imana. Umurimo Yesu yakoze niwo wonyine watumye uhinduka umwere Bernabe, kuko niwe wagukuyeho ibyaha. Ibikorwa byawe byiza ubikore, ariko uzi neza ngo ikizaguhesha kujya mu ijuru ni ibikorwa bya Yesu. Kuko yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wajya mu ijuru atari we umujyanye. Kandi ikindi Bernabe, ibikorwa byawe byiza ntago bijya byuzura ku buryo byakugira intungane. Yego. Nubwo ufite ibikorwa byiza ujya ukora, ariko ufitemo n'ibibi. Nibibi nabyo nibibura Satani agenda ashaka kuturya isataburenge. Urumva rero ibyo bintu by'imvange, urumva ko ufite ibyiza n'ibibi nyine, urumva ufite ibintu by'imvange, ntago ushobora kuba intungane ushingiye ku byo ukora. Niyo mpamvu rero tukubwira ko kugira ngo wemerwe n'Imana kuba intungane bisaba kwemera kwa gutsindishirizwa wahoze uvuga. Gutsindishirizwa bivuze iki? Birasaba ngo wemere ko watsinzwe, numara kwemera ko watsinzwe wemere ko Kristo ari ugutsindira akabiguha. Nicyo wari uri kuvuga rero ko watsindishirizwa, ariko birasaba ngo byumve neza, wumve ko Kristo ari uguha ubutungane bwe bukakubarwaho. Ubundi twe ntacyo twakishoboza usibye Imana nyine ari itugirira neza. Imana ubundi itadufashe, Satani we ahora ari maso arekereje ko yaduconshomera. Ariko Bernabe, ntabwo Imana izadutsindishiriza, ahubwo yamaze kudutsindishiriza muri Yesu. Yego. Kuko ntabwo Yesu azagupfira, ahubwo Yesu yamaze kugupfira. Kandi Yesu apfa yapfiriye ibyaha bya Bernabe byose atari yanavuka. Bisaba ko Bernabe abyemera, akaba mu isi azi neza ko nta rubanza gifite imbere y'Imana, abikesha umurimo Yesu yamaze gukora, apana wazakora, ahubwo we yamaze gukora. Abantu wakumvisha? Ndakumva. Akandi se abantu neza n'umuvuga ati amategeko n'ubundi yahereye muri Edeni Adamu acumura. Sinzi ukuntu nawe nk'ukumva nimba nakumvishe nawe, numvishe bavuga ati n'ubundi icyaha cyakorewe muri Edeni. Yego. Ariko njyewe nahise mvuga ati nimba icyaha cyarakorewe muri Edeni, ariko Yesu yaraje n'ubundi araducungura. Nibyo nyine, ni nayo nkuru nziza. Ni nayo nkuru nziza turi kuvuga yuko ubwo bunyabyaha bwose dukomora kuri Adamu, ibyo wiziho n'ibyo utiyiziho nibyo Imana yakuryozaga, ariko ni nabyo yashyize kuri Yesu. Umunsi Yesu agupfira, burya Imana yari ihamije ko Bernabe ahanwe. Yesu azutse, Imana ihamya ko Bernabe nta cyaha akibarwaho imbere y'Imana, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Wabyumvishe? Ndabyumva. Ni umunezero rero kuba utabarwaho icyaha na kimwe imbere y'Imana, kandi mu buryo bw'iteka. Ibyo nibyo wizera utavanze mu ibyawe, ugatunga umutima ukwemeza ko wababariwe kandi ko wemewe kuri umwana w'ijuru, k'igihe cyose wavira hano waba ugiye mu ijuru. Urakoze, reka twakire n'abandi. Yego, murakoze. Yarafite ibibazo byinshi. Allo, Country FM. Yes, Country FM, allo. Oui, turakumva ninde? Ni family wa mukunzi wanyu bashoboye Felicien mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kanjongo. Felicien? Yes. Felicien uraho? Turamushimira Imana kabisa. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Mu kiganiro ijuru ndikorerwa wakuyemo iki cyangwa wakuyemo iki? Ngiye ikiganiro weze ikintu weze cyankuyemo. Numvaga ari amategeko y'umuco nk'uko babivuga. Numvaga ari ibintu bisanzwe bigoye. Ariko ibintu bihuye mu gihe cy'ikiganiro nuko weze umuntu yaje kigo gato n'akandi kabisa. Ahubwo ibyo bintu muzajya muguma kabisa, ikigeza ibyo biganiro nk'ibyo bituma umuntu kabisa ajya mu Mana neza, akizwa, ibintu nk'ibyo biba bikenewe. Urakoze, ukomeze ukurikira urasobanukirwa n'ibindi. Okay, nari turi kumwe 5/5. Sawa, ijoro ryiza.
nibyo bisaba gukomeza tega amatwi. Yego. Allo Country FM. Allo allo network hari bisaba ko akomeza gukurikira. Yego. Abasha kutabyumva rimwe ariko ikindi gihe akabyumva. Yego rwose. Cyane ko kwizera bizanwa no kumva. Allo. Uri nduherereye he? Nitwa Hakizimana Zaria ndi ku ntara ya Karongi na ambasaderi. Amahoro muvandimwe. Amahoro muvandimwe rwose abashuje amaboko nayamanitse. Umva wowe n'uburyo ubuje ubuzanye amahoro cyane. Yego rwose muvandi nakomeje kumva rero ibintu mwakomeje kubwira bene data bari kutega amatwi. Nanjye numva ndikumviririza ariko kimwe cyo nkunda kuvuga njye nakijwe kuri radio. Niyo mpamvu mba numva abantu bagomba kubyumva bagatega amatwi radio kubera yuko ubutumwa bwiza butambuka. Nanjye nuko nabyumvise kandi njya mbwira abantu ngo nari n'umukuru w'idini. Ariko ndetse ndi n'umuntu ukorera Imana mu buryo bwose bubaho muri bwa buryo bwose mu madini rwose. Ariko ibyo bintu byose ni ukuri najyaga numva urubanza runshirirwa n'ubundi nkumva ntazabona ijuru. Ariko igihe kimwe numvise ubutumwa bwiza kuri radio nk'uko mubuvuga. Numva ngo ijuru n'ubuntu ijuru rikorerwa, numva ngo ijuru Imana ritangiye muri Yesu ngo umwize wese ahabwa ubugingo buhoraho. Yego rwose. Ibyo bintu narwanye nabyo ndavuga Imana kumbishyizemo ko bitajyamo. Ariko umunsi umwe ni ukuri Imana iza kumbwira yuko bigiyemo kubera ko nabonye ibimenyetso amahoro mu mutima numva kuko muri njye najyaga ndimo ngo nta muntu yarira akicuza kanababara. Ntabwo byari ibicumuro yakoze. Dore impunga rikwiriye ibyaha yakoze n'amaraso ya Yesu. Amen. Ariko bimaze kujya mu mutima wanjye nagiye numva nabona amahoro kubera nizeye Yesu Kristo wabambwe agapfa agahambwa ariko icyo gihano akaba ari njye kugihanirwa. Amen. Ibyo bintu byamesheje ubugingo ndabufite nanjye mubwiriza butumwa ariko mbikesha kuko nanjye nakiriye iyo mfungu yabonetse i Karuvari ku musaraba. Ndi kumwe rero n'umuvandimwe witwa Fideli na Tuyisenge kabasuhuza. Badusuhuza bavandimwe. Amahoro bavandimwe. Amahoro isashimwe imbazi bavandimwe. Amen. Nshimiye Imana kubw'iki kiganiro. Nanjye nejejwe no kuba hano mu isi mfite ijuru. Ngo Yesu ni undindi umunani wanjye. Ngo nzabona umunsi umwe ubwo azagaruka. Inkurikiye ikiganiro ukuntu Imana yakomeje kugenda ifasha abantu bose inyujije muri mwe. Nanjye hari icyo navugaho ku bashaka kujya mu ijuru babiheshejwe no kubahiriza amategeko bose n'ibivume. Baravumye kuko Imana yatanze amategeko muri Edeni iyaha umukurambere wacu Adamu arangije arayica amaze kuyica intiti muvuma. Ubwo kwica amategeko kuba mu muntu. Yaranavuze ngo havumwe umuntu wese uhirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ntabishobore uwo ni ikivumo. Irongera avuga ngo umuntu nayubaha agasitara kuri imwe yose araba yacumuye yose. Icyo navuga hari umugabo bita Nikodemu nawe yari umwigisha w'amategeko ari umukuru mu Bisirayeli ngo yabonaga Yesu ibitangaza akora akiza abantu ku buntu atabakijije ku by'amategeko. Noneho ngo yibaza ukuntu yazajya kureba Yesu ariko ngo yitwikira ijoro aragenda ageze kuri Yesu aramubwira ngo ndakubwira ukuri yuko nutabyaga ubwa kabiri utazinjira mu ijuru. Nikodemu Imana yamubwiye yuko kubyaga ubwa kabiri ari uko arizera Yesu umanitswe nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu uyirebyeho agakira ngo nawe nareba Yesu amanitswe yireherejeho isi yose abanyabyaha twese agiye kudupfira kubw'ibyaha twakoze kubw'ayo mategeko yatunaniye nawe arabona ijuru. Nikodemu ni umuhamya wo guhamya ko nawe Yesu yamupfiriye. Nanjye ndishimye kandi nshimiye Imana ndarikira n'abantu bose nk'uko mwakomeje kubivuga barebe Yesu ku musaraba bajye mu ijuru kubw'ubuntu nta kindi gikorwa basabwa uretse kumwizera. Imana ishimwe. Amen. Urakoze cyane. Ndumva n'umuvandimwe yaraje ariko none bakomeje kutwumva. Yego. Ntacyo bagarutse twabafata ariko turagumye twakira abandi. Nibyo rwose. Gusa barishimye. Gusa aho ngaho hanagaragaza icyo umuntu akira icyo ari cyo. N'urwo rubanza. Allo Country FM. Allo. Oui.
mwiriwe namwe. neza. Turashima umwami Yesu waduhesheje ubugingo buhoraho. Muravuga na Fiston ku nkombe. Fiston. Yego Fiston, hanyuma wakuri iki kiganiro se? Nagikurikiye ariko akantu nje gusobanuza wenda. Gasobanuze. Nimba bishoboka bana bitabagoye wenda mwakabisobanura. Gasobanuze wihuse niba gahuye n'icyo twabona nta kibazo. Ko kiriya giti Adamu na Eva, iriya mbuto Adamu Eva yakashira Adamu. Yego. Wenda mwadusobanura nimba icyo giti kiracyabaho, nimba bahise bagica burundu, wenda simbizi, wenda mwadusobanura kuri aho kantu. Urakoze, ariko ntabwo bihura n'ikiganiro. Turaza kugufasha nyuma dusoje ikiganiro kugira ngo tutadeviye ikiganiro. Turaza gutanga nimero mu kanya mu minota nk'itandatu-irindwi zacu bwite abarizo uduhamagara tugusobanurire ibyo wifuza gusobanukirwa bindi bitari byo twasobanuye uyu munsi. Nta kibazo muramukoze. Urakoze nawe. Katwakira abandi. Allo Country FM. Allo Country FM. Allo. Oui, turavugana nande, uherereye he? Muravugana na Kwizera Patrick. Uherereye he? Uherereye Igicumbi. Yego, Igicumbi mu karere ka Gicumbi? Okay. Baba twumva neza Igicumbi? Ntabwo nari mbizi. Ndabumva neza ariko birakagurika. Okay, wumvishe iki mu kiganiro Patrick? Numvishije arabavuga ngo ijuru ntirikore nibyo koko. Yego, ijuru twariheshejwe nuko Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Tukagirwa bere imbere y'Imana, tukaba twemerewe kuzajya mu ijuru tubikesha Yesu. Baba ahise agenda. Arakomeza dukurikire, turaza kumuha nimero. Aya duhamagaraho kugira ngo dukomeze tuganire. Yego. Allo? Mwiriwe neza. Uri nduherereye he? Nayo nkuru Emmanuel mu karere ka Nyamasheke. Yego Emmanuel. Cyazo ushaka ko basobanuza. Bahise agenda. Shaka kuba ari amarezo. Nta kibazo. Barakomeza bagerageze. Mu minota mike dufite turabakira. Ariko ikintu umuntu akizwa n'urwo rubanza nyine. Hari aho yagombaga gushyirwa kubw'ibyaha, hagiye yundi. Yego. We rero akize kuzajyaho. Yego. Icyo umuntu akira n'urwo rubanza umuntu agendana mu mutima. Yego rwose. Umuntu ararukira pe ukabintungana imbere y'Imana. Amen. Imana ishimirwe ubutumwa bwiza. Yego rwose. Kuko nanone umuntu abavuga ko yakijijwe ariko utamubaza icyo yakize ngo akimenye, ariko twakize icyo nyine Yesu yagiyemo ubundi. Yego. Akenshi umuntu avuga ko yakijijwe avuga ibyo yahinduye, ariko si byo. N'urwo rupfu rw'iteka twagomba kujyamo. Allo? Oui, uri nduherereye nawe yagibwa n'amarezo. N'urwo rupfu rw'iteka rwari rudutegereje. Yego. Imana nk'umucamanza ikarushyira kuri Yesu. Allo Country FM. Hello. Oui, uri nduherereye he? Ni Meshaki hano ku Nkanka. Yego Meshaki. Icyo nashakaga kubaza. Yego. Wenda mwadufasha kwizera, mwadufasha mukadusobanurira kwizera ari iki, kwizera ni iki muri make? Yego. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Yego. Ariko ibyiringirwa ni ibyo nyine Yesu yagukoreye. Ndabyumva. Ubwo yapfiraga ibyaha byawe kugira ngo akugire umwere imbere y'Imana. Ibyo rero ubyizera mu mutima wawe udashidikanya, Imana ikakubara nk'umukiranutsi mu buryo bw'iteka ryose. Yego. Yego. None se ahubwo twakubaza ngo nawe wizeye ibyo?
kwizera impamvu ni uko mbona kwizera agiye wenda umuntu ashobora kuba yizerera nko mu byaha akaba yizerera nko mu bera yego icyo ngicyo yizera akaba ari cyo nyine abona niko njye mbibona nkanjye nyine iyo mbirebye nkanjye ndizera. wizera icyo ahubwo nk'uko kwizera nizera ko Yesu abaho yadupfiriye ariko ntabwo yadupfiriye ko ibyaha byacu wenda twakora ibyaha cyangwa se n'ibyo twakoze mbere ngo tubyongere ahubwo ahora tubwira ngo twihane niko njye mbizi. oya ntabwo Yesu ahora apfa. wumva ahubwo Yesu yarapfiriye ibihe byaha wowe? Yesu yaradupfiriye ku rwawe ruhande ku rwawe ruhande ibyo Yesu yapfiriye byawe ni ibihe? Yesu yapfiriye byanjye ni ibihe? ibyaha Yesu yapfiriye byanjye ni ibyaha nkora kuko njye nta bubasha nari mfite. wemera ko yabipfiriye ibyaha byawe? wemera ko Yesu yabipfiriye? yarabipfiriye ndabyemera. ahubwo kubipfira byakumariye iki? kugira ute? kubipfira kwe wowe byakumariye iki? nuko nabaye inshuti. ntabwo byumva neza, bizajya bisaba kuguma ugakurikira nyine ikiganiro kugira ngo urusheho kugumya kumenya ibyo Imana yagukoreye muri Kristo n'ibyo ukwiye kwizera ibyo ari byo. ikindi tugiye gutanga, ihangane gato, tugiye gutanga nimero zacu. turabona dusigaranye iminota nk'ibiri, tugiye guhitangamo nimero uze kuduhamagara nyuma ukomeze usobanukirwe ibyo kwizerwa ibyo ari byo. yego cyungu ni iki munsobanurira ko kaho? sawa urakoze, tugiye kugusobanurira mu kanya tuvuye kuri mikoro. sawa urakoze. ngira ngo twatanga nimero zacu yego abantu baduhamagaraho. iza Emile ni 0784 42 57, indi ni 0733 9 3 4. iza Patrice ni 0783 167 163. Tigo ni 0722 167 163. mwakoze mwese abo twabanye mu kiganiro. tubabwira ko bashobora no kujya kuri YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV basangayo ibiganiro byinshi. naho ubutaha bye bye.